kuko mani sisi mana we yewe utinze dizi ni karibu mama sava umeze neza ni karibu ndarushye we umeze ute mba ni sawa umukuru mesese ekuru nagatahire nakabana bari marenye umugendaranye hano ukuntu ngana none ukuntu n'umwana nyakaca ni kibondo nese umugeni agomba kuba nkera nk'urutozi ngomba kuba ndi umugore usa neza yego disi we watuje ugategereza kure ko ari gusobanura ikintu cyose hako asobanura iki ubundi hako shiri wibwira ko ngiye nta bwenge mfite ibintu nimba atari wowe wabiteguye ubwo ufite umuntu mwabitegura none se kankubaza bari ntabwo mwizera nubwo namwizera ntabwo namwizera 100%. Nese So umuntu se siwe mwasangiye neza nanywaga njyenyine nubwo wenda yego bimwe ntabwo mbyibuka ariko tureka tubyihorere kaze kanano numve narubwo byakuburana nawe mpaka ejo kuko ndumva ahantu kazifite meze bitawa karibu Tony. yes amakosa neza salut Max Vitesse. ça va ni karibu se Ya ni karibu ariko hari unashaka tuganira wenda turase ku ntego rero ku munsi hana kantu mwaye ngo umva se anza wumve turi nuko byatangiye niwe wazanye sije yo kunywa amayoga n'iki numva urebwa cyagiye tunywa amayoga uziko nta na kimwe nibuka none ibintu izindi se ngo twinywe ibintu byabaye mbyuke sange ndyamanye na madame narakubwiye ukuntu byari bimeze ibintu ntitega ngira ngo ni inkuru y'umugisha ho burya baraye Tony wishaka kuzana brage wangu aha urabizi uri pare wanjye ndakubaha gihe ikintu nshaka gihe musobanure ibintu byagenze gute nimba wowe wibuka setoni wamusobanuriye up to z okay jewe ngira ngo wari ubizi kandi niba nta n'ibyo wari uzi yewe narabyutse mbona ndyamye mu buriri ndi kumwe n'uyu wow mu buriri ariko ntabwo nzi ngo byatangiye gute ngo nagezeyo oya ukuntu byagenze buriya cyagejeyo icyo nibuka kandi nawe wibuka nanjye nasinze ariko ari ibyo nibuka yesu we sha ngomba nyine gushaka nsa neza gusa nyine byaranshimishije niba hari inkuru numvishe nkavuga ati wow ni inkuru yawe gusa sawa ubwo sheri wanjye reka tube turetse ibyo by'ubukwe kuko urananiwe mbwira nako baratetse urayiturya gusa soza peti ngira ndashunje none muri kunywa ko ntabwo nabyitaho byo none babanza bagwiye cyo kugira ngo barandashye mu nda byasigaye ngabura abantu babiri nambwira shashari wanjye finally manje nabikoze we nsigaye nibaza no muvandimwe bizagenda bite hari uriyo wenyine nta wundi muntu ufiteyo ari na nyiringe nagutayeyo nanjye ndahanga ntabwo nabyizera ko finally vona ngiye nemere umusore ko tubana ahubwo ikibazo mufite umusore wawe ari seriye uretse kuvuga ku musore wabizi nakuze nitinya rwose ureze umutima woroshye ngira baza umuntu wa mbere mpaye urukundo akaba ari nawe nsaba ko tubana ariko n'uyu munsi wa none njya ngo nzamwizera tuvuye mu murenge amaze gusinya ibyo kwizera byo nakubwira ngo wenda ko yahise gusaba ko mwabana ni byiza ariko muri kino gihe nyine kugira ngo umusore ajye kukwemera ko mubana hari icyo aba yakubonyemo ikindi kandi hari n'ubizana nk'iturufu yego kugira ngo nyine agere ku cyo ashaka agukoreshe icyo ashaka kuko yabonye nyine ari byo ukeneye so nakubwira ngo urabona njye nageze mu rugo maze igihe none se buretse urugo rumera gute mbaro mbwiza ukuri
ubana n'umuntu guhera kwa mbere ukwezi kugashira umwaka ugataha utaramuhaga naba nyine utararambirwa kwirwanayo mu nzu navuga nashyika igihe nkamubwira ati ngere bamaye konje nigendere ntago nabana n'ubuzima bwanjye bwose ntago umurambirwa ntago mushwana kongera ntabwo ari nasinze cyane mfite ukuntu nyine ntekereza neza byagenze bite narajanga turaganira turasangira tuzana inzoga madamu araza tumaze kunywa nk'amacupa 5 madamu araza ubwo muraganira murishima muraseka madame se yaje ryari nyine yaje komero karinge nawe gusa twari muri sala nyine twari twasinze araza yabonye nyine twasaze turi kuvuga cyane araza aje kudushishikira turavuga ati nawe no wicaye bimwe nawe araza aricara rero turaganira mbonye rero mutangiye gusomana ibintu biryoshye bimeze neza gusomana nese mwari mwishimye ubona muri mu byanyu nyine nkaho muri buki ariko ubundi buki zanyu zihoraho ntabwo zijya zirangira ariko nta n'ikibazo ni ibyanyu nyine noneho muri separa ibintu uri kumbwira nibyo cyane atari byo se wari uri kumusoma utekereza yuko nose namusomaga nawe uhari usiko byanandiye ahantu ngewe ngasohoka nk'umuntu mukuru jewe nk'umuntu mukuru narabaretse ndavuga ati namwe reka mbareke ngisangire umugore wanjye namwe mukora ibyayo bangambaniye oya njyewe umugambanyi njyewe ubundi nabonaga nababangamiye we bugambanyi uzi ukuntu yanutse none se unyirukana umunsi wose nose pare nkurikize icyemezo nawe nakubwiye nafashe ubona njye nari kwemera kuryamana n'uyu nguyu kandi narabonye mushaka kwisanzura nkahitamo kwisohokera nk'umuntu mukuru namwe nkabona nkashaka kunkuna muri salo mujye mu cyumba ubundi muntu muri salo ibyo ngibyo nabyo rero Max njyewe ndi umuntu w'umugabo ntabwo kuba hano ari iwawe ushobora kunsohora uko wiboneye kumbwira ngo usohoka n'iki ngo kugira ngo njyewe nigeze ngusohora wowe njyewe nari siko nzabikubwira utanyweye Imana ishobora byose ingeza hano mugashaka gukora ibyanyu mujye nyine musezerera amahoro nitahire hanyuma mujye mu cyumba mukora ibyayo naho gushaka kujya mu cyumba mukansiga muri salo cyero nabyo urumva ko birasobanutse umva Tony bibabwiriye rimwe mujye mushaka ukuntu mubigenza kabisa Tony nkurahira Imana isumba byose nta na kimwe nibuka ikindi ngewe iyo nafashe icyemezo kugira ngo uzabinkuremo uzampindure ibintu byabaye ngewe narabyutse mbona byamanye nawe sanga hari ibintu byabaye nta na kimwe nibukaga kandi nakubwiye ko iyi nzoga nzinywa rimwe na rimwe iyo nzinywe naziheruka hari ukuntu bigenda nabi none se ko buriya byakurikiranye na stress nayo nifitiye ubwo unywa nyinshi nyine ko yagushyiragaho amaguru ukahita umusoma ibyo ntabwo mbyibuka gusa urumva ibintu byose ngiye nabyibuka ariko ibyo byose birarangiye kuntuka se ibyo byose mwarishimye ariko ntabwo wongera kuntuka Max nyine umvise icyo twakurushije Max wamenye icyo twakurushije icyo nakubwira ni kimwe urugo rwanjye n'urwawe ni ibintu byaba bitandukanye nta rugo rumera nk'urundi urugo rwanjye rushobora kuba rumeze neza turyoshye bimwe bita kuryoha urukundo ari rwinshi ndabibona ushama naryoshye ukuntu usa uko nyine ni nk'ibyo byose ugasanga urw'abandi narwo rumeze ukundi gusa nta rugo rumera nk'urundi ikindi kandi nubwo bajya bavuga ngo abagabo ni bamwe nta bagabo baba bamwe abagabo baratandukanye none se nkubaze akantu kamwe kuzingira nigirira umutima woroshye nk'igipupe iyo umuntu agushihuye ugwa mu nzu cyangwa uhita wintete nitahira nkamwe mbivuyemo reka ngendiraho wenda nuko uje nyine unananiwe sinzi ko ibiganiro twakabiganiriyeho tubivuge ufite ubwoba ntabwo uzi umuntu ufite ubwoba ase vadiro no ko mbona wundi uziko burangiye ngiye nkuna kiragiye ubukwe nyine nabukoze numva mbishaka umuhungu ndi kuvuga ati uyu niwe buzima bwanjye bwose nyine mbihitamo ariko reka nkubwire ibyo uri kumbwira ngo umugabo ngo mukararana ngo akakubwira nabi cyo nakubwira cyo ni kimwe niba wumva bikurimo ukabafasha umwanzuro w'ubwawe ugaturuka ipfiriya ugatega bisi ukaza hano i Kigali uje kwitegura ubukwe bwawe fata ikintu kimwe ngiye kukubwira
urabizi ko iyo umusirikare agiye ku rugamba aba afite imbunda Yego. amasasu Yego, grenade nyine aba afite ibikoresho yego so ibyo rero ntabwo ari byo biba bikenewe gusa cyane kuba bifite hari ikindi kintu asabwa kugira ngo yirinde yiporoteje we ubwe kugira ngo arwane urugamba neza kinasabwa hari urumva mbikubwire nshaka kubyumva muri no angle ndi kubikubwiramo urumva iyo umusirikare agiye ku rugamba akenera imbunda what and what ariko hari igihe biba ngombwa ko umusirikare akenera icyo bita ingabo natakaye abasirikare benshi hari abasirikare bajya ku rugamba ntibajyane ingabo ariko abo ngabo batajyanye ingabo hari igihe usanga aribo bapfuye vuba ingabo ni igikiza ingabo ni nka nayikurangira ntera hari ingabo imufasha iki ingabo imufasha kwirinda ya masasu aturuka imbere yaza akubita nyine kuba yamuhungabanya arayakinga ya masasu akaza kubita kuri ya ngabo sisi nawe uramvuna mu mutwe nese ingabo giye ko ntari umusirikare nayishaka iki nayikoresha rindira no ngusobanurire neza ingabo icyo nshatse kuvuga wowe ugomba kwiremamo ikintu bita gukomera ukamenya ikintu cyakuzanye ingabo ya mbere ni ugukomera kuko nukomera bya bintu byose n'aya magambo umugabo azajya kubwira ibintu azajya nawe gutuka nagukomeretsa bizaza bizabe kubite kuri ya ngabo yawe ikomeye bisubireyo ntibigire icyo bigutwara ko nta gihe kinini cyane gishize wubatse ntago mbyanze inama ni nziza kuko buri mutwe mwegeye inama yo gusara muvandimwe ko numva inama uri ku meza zifatse imbere nyine wagira ngo uri umuntu wabaye mu buzima bwa mariage uza abantu bose uko bateye ukuntu uri kubimbwira wagira ngo bifite amakuru ahagije kandi nzi ko ufite urugo rumugirirwa nziga ku buryo umenya ibyo bintu byose Jerry iyo umaze kubaka undi bajya bavuga ngo umusaza ukuze ababaye nk'inzu y'isomero iyo umuntu ari gukura bari kumera nkaho nyine ari kuba inzu y'isomero so ubuzima bwose ugiyemo ubuzima bwose winjiyemo bugusigira ibindi bintu utigeze umenya mbere ko ubyinjiramo ni ukuvuga ngo kuva nakinjira mu buzima bwa mariage nabonye ibintu ntajyaga nespectinga ko bibaho mu buzima muri buno buzima bw'urukundo cyangwa se mu isi urapfuye ahubwo aguraje ubayeho gutangiye gukorora mbabarira kubizi icyumba urufunguzo rw'icyumba cyanjye so urufite ubwo nabona arakorera bigenze nagiye muri roki yego uri mu biki se ko umuntu udashaka kuvugisha hari utuntu mpuzamahanga akanana kawe kaye kanana ngiye ubu uri bisi ese ko nsanze amata yose yashize amata usigaye bajyana cyangwa wazanye abashyitsi sha oya twadushinze imigera ntabwo duheruka kuzana barase banywa amata bawuki baba bashaka mu mayoga kandi rwose inzoga ubwo nazigura iki babareka bakaza tukifotoza tugataha urubyiruko rw'iyi minsi n'amayoga ni njyewe utahiwe kubera ko mbaye nziguze byarangira nanjye nzinyweye ushaka kumenya ko ntazi ujya unywa njyewe sindane kubeshya koko shamba mbona uri agasinzi uburyo ntazi ubu tubana mu nzu urumva nakubeshya ariko ntazi unywa ntabwo nakubeshya kandi nawe urabizi ko ntajya nza nasenze cyangwa se ngo wumve ndi no kunuka inzoga cyabikoze bigeze kunsumyaho numva abanyeshuri buriya niba hari abantu bambere bageraga kungu ni abanyeshuri buriya twadushinze mwigana kuntu mujya mwibeta nta karagwa ku ifege se ahubwo nta karagwa ku ifege kubera ko ngenzi ko generasiyo yacu barabikora ifari ni ifari niko rero numva abasore bavuga ngo kwifarisi kwifarisi ibintu byo mu ishuri biba bikaza ariko nyine hari n'igihe ngaruka ku buzima bw'aba bana nyine
baba bose twigana usanga nk'umwana iwabo ariko nanone hari abana baba bibikora ntabwo ndabyizera ko yarantutse yagize umugambanyi jera ubundi nagufashe ku ngufu ese wowe ubundi kuki wemeye ko tubikora kandi nasinze ubundi nese kubikora si umugabo wanjye ikibazo kiri he twarasezeranye uri umugabo wanjye ikibazo kiri cyo kandi naraguhakaniye ni ukuvuga ngo waramprofise sibyo arizo ngo musigaye mubikora ahubwo nta kibazo ntabwo murarana wese sinakubwiye ko ndara mu cyumba cyawe nyine ubu ntabwo mwasubiranye se njye nagize mu cya gihe byahise birikomerezaho uyu mugabo ushaka kuzicara ry'umugira inama pare none se urakoze kubw'amakuru nta kindi nagushakiraga baramwumvise ibyo ntabwo ari byo byakuzanye pare yewe ndababaye uko mbona uko ndababaye pe nimba rwo rwitwazo yagize kugira ngo ntakunda mujyane kwa muganga ubwo rwitwazo ruko yewe kabisa kunsohora nk'imbwa ngo nuko mugiye gukora ibyanyu njyewe ndi umugabo witunze Max ndagushyigikiye kandi mu byo ukora pare uyishaka kumva ko ndi kugushinja njyewe ndi kukubaza uko byagenze sibyo ntabwo ngiye ndi kugukeka rwose ntugire ngo pare kanigira mu gikari njye ibyo ntunganya musigaye muganira ibyanyu ntawavuga ariko ibintu byanyu bigomba gukomerezaho si ngo sigaganira nawe pare sinzi ndi kumva ari nka filime muri kumbwira ko rero uva mubwire Max jewe rero buriya Max hari ukuntu mba numva ibintu ntabwo mba nibaza ukuntu ufata umwanya wawe ugatoteza umugore wawe uri kumubaza ibintu nk'ibi ubundi urongoye umugore wawe hari icyo waba wakoze ukuntu umugore wawe kuvuga ngo ni ukubera iki namurongo ntiwese wumvaga wari gukora iki ibyo wakoze nibyo byari bikwiye nyine ariko ibyabaye mbere urabyibuka of course ndabyibuka ariko jewe ntekereza ko gusa ari wowe wari kubigenza ariko urumva mufite ukuntu umeze nkaho mwiyunze wewe niko abifata kuba njye narabonye mutangiye gusomana mutangiye gukorakorana muri salo mbireba ntabuze ati abantu rero ushaka kuba ndi kubabangamira ibi ndi kukubwira nshaka ko nyine ukomera nk'umuntu ugiye gukora ubukwe shanga ndakumvuye numiwe nashangaze sheri ngiye nakubwira ngo nk'ubu ubushize hari famiye y'abashuti bacu bigize kugira ikibazo cyo mu muryango uwo mugore namubereye Marene umugabo wanjye yamubereye Pari urumva rero n'ibyo ni ibindi bintu tugenda duhura nabyo mu bintu by'ingo mwana wanjye ni birebire gusa ndagusaba niba ugiye gusa niba ubona uwo musore kwanza banza umbwire umusore wawe niki ni umuntu usanzwe nk'abandi ava amaraso nta kindi nakubwira umuntu ni mugari nyine usibye kwakira no kwizera ko niba umuntu ageze ambwira ngo tubane byibuza hari icyo yambonyemo cy'umwihariko cyangwa indangagaciro yambonyemo ndusha abandi reka mbyizere niko mbyiza ntabwo ndishoboye hanyuma se mwari mwaryamana Jesus Christ never paka mbaje nk'umugore we ntabwo byabaho ayisanyanga okay niba byibuze ugitekereza ibyo ndumva ukiri muzima icyo nakumenyesha ni kimwe wowe ubwawe irememo ikintu gikomeye wirememo ingabo wirememo ikindi kintu wowe ube icyambere cyo nshaka kukubwira nk'umuntu ugiye kubaka wenda nzabikubwiraho nyuma ariko reka manze nkubwire utuntu dutoya umuntu ugiye kubaka wowe ubwawe wowe banza wikunde n'uwo nguko urimo ubanza umukunde ubone gukunda uwo mugabo wawe ntiwiyibagirwe kuko niwibagirwa uzashiduka amarangamutima yagutwaye muryamane mutarakora ubukwe kandi nimuryamane utarakora ubukwe tayari Giwe ntabwo nabikora ariko amaso y'ababinyeka ko ari byo abishaka ariko no mfite n'ubu sinjya mushyira amakenga ndakubwiza uko ndamuragiye nkamubonamo ibindi ushaka kubona twenda atari nabyo afite ariko
Imana niyo mbishyize mu biganza agiye sinerekwa kankurebera ibiryo ashaka no kunyiyorobeka akazanyica tumaze kubana ariko ndeka neza oya witekereza ibyo kukwica sheri mu rugo uhura na byinshi uhura n'ibigeragezo byinshi uhura kubita abagore bese yase umuntu agukubita oya ankubise ntabwo wakora iki ntabwo ntabwo nibyo nakubwiraga ngo ugomba kwiga gukomera fata icyemezo cyo kwitambukirana bare urabizi ndakwizera n'inshuti yanjye ariko rero ibyo bintu uri kumbwira ntago ndi kubyiyumvisha neza ku buryo naba narakoze ibyo bintu se naba narabikoresheje n'inzoga se n'iki ko bizi ko ngewe nsimbarara ku kintu ntemeye ntabwo yari wowe kuko n'inzoga wanyweye nazo ubwazo ntuzi umubare buriya y'amafaranga twarayanywereye kuko ntashobora gusaba andi uri kumbwira ibindi yayane nakubwiye nayo ndayazana turanywa mbega ku buryo twaranyweye pe twarazihamije ariko ibyabaye byose byarabaye yewe ntabwo numva ukuntu wakabaye wicuza impamvu waryamanye n'umugore wawe ahubwo nagize ngo ni igihe cyiza cyo gutangiriraho mugakomerezaho kandi nk'umuntu mukuru nagomba kuba rugari wenda ashobora kuba nanamubeshyera tusinzi ntizumva kubikora se uri kumubeshyira iki mubeshyira nyine byariye amafoto nyine ko oya ntabwo mpamya ko umubeshyera kuko ifoto nyine yarafashwe ariko nanone sinabyemeza birashobora kuba ari editing sinzi ibyo yagusobanuriye wenda bijya kure mu buryo bwe ariko uko byagenda kose icyo tureba ni icya none nta kibazo afite none se ikibazo ntekereza ashobora kuba yarabikoze bakamwambura ubusugi buriya ujye utekereza kabiri utekereze kabiri nta mpamvu yo kubona ibintu ngo uhite ubyizera bashobora kuba baramurongoye agiye gusezera ngaho basi ngira inama nyine nk'umuntu mukuru ese ndakubaza umuvandimwe ahubwo reka nkubaze wasanze akiri isugi umva njyewe narabyutse mbona umuntu iruhande rwanjye mbaza ndikanga urumva ikanga nawe uri fake wikanga umugore wawe none se ko nari nsanzwe ndyama mu cyumba cy'abashyitsi ntago nigeze njya n'ubwa mbere ese yakuraranyije nawe ku ngufu se akije byose neza ukuntu ndebye nimba hari icyabaye sanga amashuka aranduye ndavuga ibi noneho ni ibiki noneho ahantu n'inkuba nyine wagira ngo wamenye amazi kabaye tu yego cyangwa mwanywereye amazi mu buriri arameneka sinzi byabaye gusa byarantunguye mbura ikintu nyine wasanze ari isugi se njye nicyo ndi kubaza nabonye ibintu by'umutuku namenya ari ibiki ngize ngo wari ufite imbaraga oya zikora ibyo byose ibintu by'umutuku nuza yanduye yancanga nyine niba ari isugi ubwo ushobora kuba naramubeshyera wasanga ari we ahubwo umunyamahirwe ntabwo nari nzi ko abakobwa bangana kuri abayoboke b'amasugi none ubu ngirente oya niba ari isugi kuko aracyandakariye niba ngenda byumva niba ari isugi ukaba waravumbuye warakonfirmye ko ari isugi ubwo ni ukuvuga ngo ibindi byose ni ukumubeshyera uhereye none aha twafata umwanzuro rero wamwigera ukamusaba imbabazi kubera ko waramubeshyeye waramuharasinze wamufashe nabi wamubwiye nabi ntabwo wigeze yishimira ukwezi kwa buki ikindi kandi sheri ni karibu hano muri quartier tu yaje rero ntakire kamba tunganyiriza ibi yego bo kubi daje rero barebe icyo nta kibazo karibu cyane urisanga urisanga Filatume ni bag yawe. Yego. Naje nanemitanyije kunyanga. Ya, numva biremereye harimo nta kintu twaye.
izere ko ari nk'akantu baba banzaniyemo kavuye mu cyaro ndaje njagaraye mu mutwe muri kwitegura ubukwe ntabwo nazaga ntekereza ngo hari n'ikintu nabazanira byibuze. Okay, agira ngo uri gutegura ubukwe? Yego. Ndabona warakuze, warakuze urasa neza. Narahindutse so? Uretse ko wakeye gusa niba ko wabonye umugabo simbizi. Ntabwo ari umugabo wankesheje, ni iminsi nta kintu idashoboye. Ya gusa nyine urasa neza. Messi. Urasa neza, uteye neza. Narabizi. Ya mugabo ajya kubwira ko useka neza. Yego. Nibyo. Ariko ntabwo ari kenshi. Ntabwo bikubwira. Tuzajya tubibwirira basi niba biba byarabananiye. Kumano yasugo ntabwo abanga cyeke nushaka ko ryozo zangurike. Ya nese akariho karavugwa ariko nese kuri mwiza.